umva sha ako nabitabye bakusha noneho usigaye warigize iki ubu ngubu ubona ari jye wakubye cyangwa warambya ntawamenya da wagora wa mwana rwose kagenda uzanira ya nkoni na wibewe ko nigiye kwirebera akamaci ngiye njya kuzana iyo nkoni rwasabize twatarama hakusha ubundi nakubye cyangwa warambyaye wenda nawe nakubye bitabizi ahubwo sha ushobora kunyigiraho gutyo umutsi n'ururaremo turi kumvikana neza akunize ko ibyo kuvuga uri ko tutari seriye akusha wa mwana uzi ko usuzugura urabona se nsinzire kweri urambwa ngo ndarota cyangwa umaze kubyimba sha nkushakira inzu yawe maze kubyimba arambyaye urandera aho izanye ngomba kwireba maze kubyimba uva upfukame hariya mbibona wagiye iki pfukama hariya pfukame pfukama gusa wa mwana ibintu byomba ndi kukubwira kuko ntabwo yose umwe mfungo mpfukema ngabisiremo mvu nawe ukuntu bivuze ahubwo ndavuga ngo ca bugufi ikindi kandi nigiye kwirebera match ivyo ngivyo by'inkuru byawe ugende nisijya kugiye ngo usaze ugende uyitorera uri kunyumva ugize ngo Sylvia akakanya gihehera akusha nje gukora izi nkoni ishyushye kuma wayihanga turumvikana gira vuba huko cyangwa ngumene haya amazi you know what I need to tell you ushatse kuvuga iki akusha ubundi ndahangana nawe Jesus is Lord cyaterwa n'icyo bita guhangana Sylvia komo nuzanye ako kantu se tugiye kurya aya ndajya mvuye kuri match sha harya umuri aha amudaza kacu ntabwo narengwa n'ijana kuri match ko kugiye kwirebera mu bitaro